Haleluya. Amen. 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 Tunejejwe n'Imana mu mitima yacu kuko Uwiteka Imana itwemereye kugira ngo tugere kuri uyu musozi. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Nge uhagaze aha nitwa Muzehe Innocent. Ningewe Imana ishimye ko dusangira ibyo kurya by'ubugingo muri uyu mugoroba. Haleluya. Ijambo Imana imbaye, reka mbere yo kugira ngo turivugeho, reka dusenga Imana. Uwera wa Isiraheli, turagushimye kandi turaguhimbaje uyu mugoroba mwiza duhaye, kuko twemereye kugira ngo dutere intambwe zacu tugera aha hantu. Urakoze rero Mana, ibisigaye ni ibyawe kuko watwemereye kugira ngo tugere aha hantu. Icyubahiro ni kibi cyawe, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Amen. Bene data namwe bashiki bacu, haleluya. Amen. Uyu mugoroba Imana idutije, reka twihuse twabibwiye. Murabona ko ndi umugabo n'ubundi ndubatse, birumvikana. Reka turebere hamwe ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cya Yosuwa ibice 3, turasoma n'umurongo wa 5. Aho ngaho niho turi busome honyine. Haravuga ngo, maze Yosuwa abwira abantu ati, mwiyeze kuko ejo Uwiteka azakora igitangaza muri mwe. Amen. Haleluya. Amen. Iri ni ijambo ryitwa kwiyeza. Muri iyi minsi abantu bashaka kubaho, babeho mu buryo bwa mu rusengero cyangwa se mu biriziya, ariko mu by'ukuri kwera bateshejwe. Barashaka gukorera Imana mu makorari, barashaka gukorera Imana mu badiyakoni, barashaka gukorera Imana mu bapasteri, ariko mu by'ukuri bateshejwe. Ijambo Imana imbaye muri uyu mugoroba riravuga ngo kwezwa. Niyo ntego dufite. Mbese mwene data urejejwe? Biragusaba ko wiyeza, biragusaba ko witunganya, biragusaba ko winira mu mutima, ugashyira ibyaha kure, ubundi ukiyeza. Haleluya. Amen. Mwene data, uyu mugoroba Imana imbwiye ngo mwiyeze. Abantu benshi muri iyi minsi barashaka kuririmba, ariko kwera batera. Muririmbyi wa 21 mu ndirimbo z'agakiza ku gice cya 2 yaravuze ngo, dore imanda ziravuze, muze twese dukanguke, ngo kuko Imana yacu ishaka yuko twese tubabera, ngo buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo. Haleluya. Abo wejejwe muri ryo, ngo nshuti reka kwiganyira, ngo urahabwa imbaraga nshya. Haleluya. Buri muntu mu itorero, buri muntu mu itorero arimo abo wejejwe muri iryo torero. Haleluya. Mbese mwene data, muri uyu mugoroba urashaka kwezwa? Yosuwa abwira abantu ati, uyu munsi uri joro nimwiyeze, kubera ko Imana iri bukora igitangaza. Ntabwo Imana ishobora gukora igitangaza ngo igikorane n'umusinzi. Ntabwo Imana ishobora gukora igitangaza ngo igikorane n'umusambanyi. Ntabwo Imana ishobora gukora igitangaza ngo igikorane n'umujura. Ntabwo Imana ishobora gukora igitangaza ngo igikorane n'umurozi. Imana irashaka ko abantu bera. Imana irashaka ko abantu babejejwe kugira ngo ibitangaza by'Imana bikoreke hagati muri bo. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Bibiliya iravuga, Zaburi ya mbere gice cya 1 n'umurongo wa 1 ukageza nko muri 3, hari amagambo avuga ngo, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo kandi ngo ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka, vuga ngo amen, amategeko y'Uwiteka Imana akaba ariyo yishimira ku manywa na nijoro. Bibiliya iravuga ngo uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo kandi kigira imbuto zacyo, ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo. Haleluya. Cyera imbuto mu gihe cyacyo. None
cyiza. Vuga ngo amen. Haleluya. Icyo azakora cyose mwene data, icyo azakora cyose mushiki wanjye, kizarushaho kumubera cyiza. Ikibazo abantu bafite, barashaka gukora, barashaka kwitwa ko bakorera Imana, barashaka kugira ubuzima bwabo ariko batezwa. Umugoroba Imana irambwiye ngo mwene data mushiki wanjye, ezwa witunganye nk'uko ijambo ritubwiye. Urumva ko numara kwiyeza, icyo uzakora cyose kizakubera cyiza. Haleluya. Icyo uzakora cyose mu bucuruzi kizagenda neza, icyo uzakora mu buhinzi kizagenda neza, icyo uzakora mu bworozi kizagenda neza. Igikuru ni ukubanza ukezwa. Haleluya. Ezwa mwene data, ezwa mushiki wanjye, kugira ngo uzatire ubwiza bw'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Muri uyu mugoroba ufatanyije nanjye gushaka uburyo wakwezwa. Wafatanya nanjye ugahaguruka, noneho tugasenga isengesho, kavuga ngo mwami wanjye, hari ibyo ntari kugendamo neza, ariko noneho numvise ijambo ryawe rivuga ko muri uyu mugoroba ngomba kwiyeza, ngomba kwitunganya kugira ngo ngaragare mu maso yawe ntariho umugayo kandi ntariho urubanza. Urakoze rero Mana, urakoze kuko wejeje ubwoko bwawe. Urakoze mwami wanjye, kubera ko abantu bawe bumvise ko igikwiriye ari ukugira ngo biyeze, ari ukugira ngo bitunganye, kugira ngo bagubwe neza mu buzima bwabo. Kandi bumvise ko muri Zaburi hababwiye ngo uwo nguwo wiyeza azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo kandi kigira ibibabi byiza, ngo kandi imbuto zacyo zigakomeza kwera. Nta wakwera rero, nta wagira umugisha, nta wagira umusaruro atabanje kwiyeza. Urakoze rero kuko ubanye natwe ugakomeza kutweza. Ibyo byose tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.